mugabo Claude twibonaniye ese twaganiriye iki? Amagambo akomeye cyane atangaje, ekipe ya Simba Sport Club twaravuganye. Ayo ni amagambo ya niyo mugabo anyibwiriye, ariko icyemezo cya nyuma gifitwe na ekipe ya APR Football Club. Ni kuri deal imujyana mu gihugu cya Tanzania. Ekipe ya Simba Sport Club ikomeje kugenda imwifuza. Hari amakuru atugejejeho ndetse aduhaye ya clear. Mu byo yifuza harimo gukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbahaye ikaze ngo dukurikirana kuri Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportif. Reka nizere ko buri muntu wese ahari akomeje kugenda agubwa neza cyane. Mwe mugomba kumva byinshi bigiye bitandukanye mu mikino hirya no hino ku isi, ariko twibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda tureba icyo umunsi usize. Wavuga uti uyu munsi usize iki mu mikino? Niyo mugabo Claude twibonaniye ese twaganiriye iki? Amagambo akomeye cyane atangaje, ekipe ya Simba Sport Club twaravuganye. Ayo ni amagambo ya niyo mugabo anyibwiriye, ariko icyemezo cya nyuma gifitwe na ekipe ya APR Football Club. Ni kuri deal imujyana mu gihugu cya Tanzania. Ekipe ya Simba Sport Club ikomeje kugenda imwifuza. Hari amakuru atugejejeho ndetse aduhaye ya clear. Mu byo yifuza harimo gukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri niyo mugabo Claude ni amakuru aduhaye tugiye kuza twinjiramo tuyaganira, ariko turaza no kubihuza n'umukino bakinaga bona ekipe y'Intare Football Club. Babashije kwitsinda ibitego 4 byose ku busa. Ni ibitego byinshi ekipe ya APR yari yahindutse cyane. Turagenda tubiganira tureba icyo umutoza yiganzeho cyangwa se yibanzaho kugira ngo akomeze kugenda ashaka ekipe agomba kuzakoresha mu mikino ya shampiyona ndetse n'indi mikino iri imbere nyafurika igiye itandukanye. Ahagana mu Nzove uyu munsi habereye iki? Hari ikintu cyahabereye. Ni ku cyicaro cya Skol, uruganda rukomeye cyane rutera inkunga ekipe ya Rayon. Hariya bahavugiye byinshi bigiye bitandukanye ku buryo buri official batangije cyangwa se batanze details zose kuri Rayon Week kugeza kuri Rayon Day. Perezida wa ekipe ya Rayon hari byinshi atangaje, ariko bigira Imana Bedi ese uyu mugabo kuki atinda kuza muri ekipe ya Rayon? Tadeyo atangaje ko ku kigero cya 90% uyu mugabo yamaze kumvikana na ekipe ya Rayon, ariko 10 risigaye nayo rigomba gutangwa vuba, hanyuma agatangirana imyitozo na ekipe ya Rayon Sport. Yo kuza tubyinjiramo tubihuze n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ama ekipe arimo kugenda yiyubaka cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, bongeramo abakinnyi. Amakipe nka Gicumbi bongeye kugaragara biyubaka cyangwa se basinyisha abakinnyi, ndetse n'amakipe agiye atandukanye. Umutoza Taleb wa APR Football Club nyuma yo gutsinda Intare yongeye kugira ibindi binatangaza bikomeye cyane, ariko bigomba gushingira ku muzamu uwitwa Adolphe. Uyu mugabo bakuye muri ekipe ya AS Kigali, birashoboka ko ari umuzamu wa gatatu nyuma yo kutabona iminota na mike kuri match y'Intare. Why? Kuki signing ipfuye hakiri kare cyane? Ese ni umukinnyi utari mwiza cyangwa akeneye igihe? Ibyo byose turagenda tubihuza n'ibyo tuganiriye n'umutoza Taleb. Hari kuri match ekipe ya APR bakiriyemo ekipe y'Intare. Urumva ko dufite byinshi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe kuri channel yanyu, kora subscribe, kora share, komeze kugenda udushigikira cyane. Murabizi ko twatakaje channel ya mbere, ni channel yari sare yarimo abantu benshi cyane, ariko ntabwo byadukundiye ko dukomezanya nayo. Niyo mpamvu twongeye ukwitabaza nk'umusportif. Hano tugira siro ivuga ngo Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportif. Urumva ko ni ikintu cyiza cyane. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo
wongera kujoininga groupe n'umuryango mugari. Turacyari bake cyane ariko ndiza nashidikanya ko mafite nta kintu cyananirana. Ubwo rero ni munkandire subscribe ubundi dukomeze kugenda tubigendanamo neza cyane. Ni muri ya gahunda yacu yo kubahereza ingingo cyangwa se amakuru aremereye asize cyangwa se uyu munsi usize iki. Uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Hari byinshi byo bitandukanye biraza kwibanda kuri ekipe ya APR Football Club ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Good, ndabashimiye abantu mwese mwumvishe ko mugomba gukanda subscribe mukabana natwe mukadushigikira muri urugendo rukomeye cyane mwabantu mwe, nkuko mwadushyigikiye kuri channel ya mbere no kuri nginda bizi neza ko muzagenda etape by etape kandi bizagenda bitanga umusaruro. So fine, ndabashimiye cyane abantu mwese mukomeje kugenda mutwereka ko mutubana 5/5. Reka dutangire tuvuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko mwabantu mwe turaza kwibanda ku ma ekipe abiri. Hari ekipe ya APR ifite amakuru yayo na ekipe ya Rayon irimo kugenda itangaza. Uwashaka yavuga ngo Rayon Sport tangaza. Mugano muvani bati mwana wa mama tangaza, harabura iki kudatangaza ngo abantu bamererwe neza. Ubu rero tukuma kuvuga tuti tangaza. Why? Niki kiriho uyu munsi cyo kugenda kivugwa muri ekipe ya APR Football Club. Hakomeje kuvugwamo inkuru zishakamo abakinyi. Twabonye ekipe ya Sport Club Sifagisiye mu gihugu cya Tunisia batanze amafaranga menshi cyane ku mugabo witwa Nigena Clement, mu defenseur wa ekipe ya APR Football Club. Baramwifuza cyane, mukinyi wa saison muri Rwanda Premier League umwaka ushize. Sofa niba nibuka neza ariko niko kuri yabaye umukinyi wa saison. Uyu Clement arifuzwa cyane ndetse n'amafaranga yamaze gushiba ku meza. Ikibura ekipe ya APR kuvuga ngo ndabyemeye nagende. Ariko uyu munsi ntabwo nshaka kwibanda kuri Nigena Clement kubera ko ntabwo Clement twabashije kuganira nawe, ahubwo reka dutanga amakuru yo kuri niyo mugabo Claude, ro capitaine wa ekipe ya APR. Mu bakinyi bamaze gukina imikino myinshi muri ekipe ya APR, cyane cyane mu mikino ya CAF Champions League na Confederation Cup. Maze kubona imikino hafi renga 11. Urumva na experience ikomeye cyane muri ekipe ya APR, nayo mpamvu yambaye brassard kugeza kuri inshuro. Mu magambo ye ati ekipe ya Simba Sport Club twaravuganye na management yanjye turumvikana ndetse barifuza gutanga miliyoni 80 cyangwa se ibihumbi 50 by'idolari. Ayo ni amafaranga ekipe ya Simba ishaka gutanga muri ekipe ya APR kugira ngo niyo mugabo Claude nkuko bitangaza. Abantu benshi barabizi ko muri ekipe ya Simba bamaze gutakaza kapiteni wabo uyu Mohamed Hussein wakinaga uruhande rw'ibumoso. Uyu munsi hari vide nta mukinyi uhari. Baravuga bati rero kuri experience twabonye kuri niyo mugabo Claude, uyu mwana ukina muri ekipe ya APR aramutse aje hano Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania ni shuwa nziza yatanga umusaruro. So fine, niko babibona. Ariko niyo mugabo Claude we aravuga ko icyemezo cya nyuma kigomba kumukura muri ekipe ya APR Football Club, nuko ikipe ya APR yigomba kuvuga ngo Claude, ibyo twakoze n'ibyo tugushakamo ntacyo utaduhaye, turakurekuye. APR ikakira amafaranga, niyo mugabo Claude akerekeza mu gihugu cya Tanzania. Ariko we aratangaza ko yiteguye gusohoka ndetse arashaka gusohoka kugira ngo akine biri as professional. Kuva yatangira kariyeri yo gukina ntabwo arakina hanze, akina mu gihugu cy'u Rwanda gusa. Ariko aravuga ngo nanjye aho ngeze nakabaye nkina hanze, kuba nasohoka ndabishaka, ndetse na ekipe ya Simba Sport Club twaravuganye ndetse twemerana amafaranga ibihumbi 50 by'idolari bayashira ku meza kugira ngo nje muri ekipe ya Simba. Nanjye ubwanjye ndifuza kuja muri ekipe ya Simba, ariko hari ibyo nkigomba
abafana ba APR Football Club, ariyo mpamvu nzategereza ko babanza kwemera ko njyewe nsohoka ekipe ya APR nk'umubyeyi, ekipe yamfashe ikandera ikangira uwo ndibo. Ayo ni amagambo akomeye cyane ya niyo mugabo Claude, lo kapiteni wa ekipe ya APR Football Club. Natwe reka twinjire mu mirongo migari tuganire kuri iyi dosiye, turebe ese ko ikipe ya APR yagakwiye kubirekura niyo mugabo Claude cyangwa yakabaye imugumana nka ekipe ifite objectif cyane cyane zi strong zitari hafi ahangaha. Bashaka kuba mu ekipe by'ira 16 akomeye ku mugabane wa Afurika. Ibyo kugira ngo babyinjiremo ni ugukina amatsinda ya CAF Champions League. Ibyo byose bari kubiteganya. Kuri ekipe ya APR yagakwiye kumugumana kuko izo miliyoni hafi 80 niba zifata, wenda bashobora kuba abantu umukinnyi mu gihugu cy'u Rwanda ariko experience ya Claude irakonda. Bivuze ngo hari ikintu uzaba wiyimye ku ruhando mpuzamahanga. Ariyo mpamvu bagiye kongera kuzana nde witwa Ombolenga Fitina. Ombolenga Fitina bamugaruye kubera ko uwitwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege bamwibesheho. Bumva ko ari umuntu ugiye kuza agakina neza, ariko twabonye ko kuruware y'uburyo ni kimwe muri main weakness kipe ya APR yahuye nazo umwaka ushize. Ibyo byose abantu bakabyirengagiza. Ariko kuri kariyeri n'iterambere rya niyo mugabo Claude nge nemeza ko yakaba yasohotse, kuko igihe ari mu gihe cyo gukina umupira, sibyo? Iyo umaze kuzamuka ukagira imyaka 27 ku bakinnyi b'Abanyarwanda tutazi n'ukuntu bajya baritayaringa, nta myaka irenga 5 uba ufite. Iyo ukabije ni 5 ubundi ugasezera. Niko bikunze kugenda ku cy'Abanyarwanda benshi, nta nubwo tunamenye ukuntu basezeye, ni bake tubasha kumenya irengero ryabo. So kuri Claude rero uratangwa 50 akajya guhembwa hafi $5,000 by'idolari muri ekipe ya Simba Sport Club. Ku buryo bw'iterambere na kariyeri ye ni umukinnyi wakaba yahindura nawe akajya kureba hanze uko bimera. Ikimenyimenyi agiye muri shampiyona nziza, shampiyona ya Tanzania ni shampiyona yakoramo neza, akaba yakwisanga hehe, akisanga yamaze kujya mu bihugu bye bitandukanye birenze Tanzania, kubera ko ahagiye ni kwitara. Ashobora kwisanga muri za Morocco cyangwa za Misiri, Edayeri nibura akaba yajyayo, byose cyashoboka cyane. So niyo mugabo Claude ku myaka 27 ni imyaka itari mike cyane ku munyarwanda. Yagakwiye kuba ajyana bakajya kure uko bimera, agakina as professional, bagaha amahirwe n'abandi. Kuko barabyuka ko na Mangwende ajya muri ekipe ya FUS Rabat hara mu gihugu cya Morocco, byabanje kubibaza banavuga bati oya APR koza amakosa kukire ku uyu mwana yabaye saganire mu itangazamakuru baravuga, ariko twabonye Claude aza kandi yitwara neza. Banamuze naho Christian aragenda, Claude arasigara. So no kuri uyu munsi hari abandi bana benshi baza bagatanga umusaruro kuri ekipe ya APR. Sofa iramukeneye, ariko ku iterambere rya niyo mugabo Claude yakaba ari umukinnyi ujya kureba iby'abandi bamaze kugeraho hariya hanze igihugu cy'u Rwanda. Tukiri kuri ekipe ya APR, ekipe ya APR ikomeje kwitegura shampiyona. Kuri uyu mugoroba bakinaga na ekipe y'Intare, yari match amical umukino wa gatatu ku mutozo Tarebu. Batsinze ibitego 4-0. Ubona ko secteur attacking ekipe ya APR imeze neza cyane, ubona ko APR birimo imbaraga zikomeye cyane. Secteur attacking maze gutsinda ibitego 10 mu mikino 3. Urumva ko ekipe ya APR imeze neza cyane. So ariko igikomeje kwibazwa ni ku mugabo uyu munyezamu ndetse n'uwitwa Mohamed Lamine Ba. Muri ekipe ya APR uwitwa Memeri Dao ni ugomba kuzakina nimero 10, ariko mu myumvire y'umutoza baravuga ko uwitwa Niyibizi Ramazan ari ugomba kuzakina 10, byaba ngombwa na Ruboneka Jean Bosco akaza kubafasha. Ibyo byose niko bimeye kandi clear, birasobanutse. Abantu dukomeje kwibaza ku mugabo witwa Mohamed Lamine Ba. Ese Lamine Ba yakaba ari muri ekipe ya APR? 1 yasinye imyaka 3, amaze gukina umwaka umwe, asigaje imyaka 2 ku masezerano. Ariko ugiye kumutunga nk'umunyamahanga kandi uhembwa amafaranga menshi, ese ntiyakaba yashirwa ku isoko bakareba ko ekipe yamwifuza ikaba yamutwara? Kuko biragaragara ko ajya gukonsoma APR gusa, nta kintu kidasanzwe ajye gufasha iyi club. Ibyo byose
nje nkumva ko APR kuba yatekereza birenze ko gutunga abakinnyi b'abanyamahanga badakora izo chance, hari undi mwana w'umunyarwanda wazihabwa kandi akitwara neza. So ibyo byose birimo kugenda bivugwa cyane, ariko bigaragara ko yitwa Mohamed Lamine Ba nta kazi zo muri equipe ya APR afitemo pe, bizagorana, bizamusaba imbaraga gukora cyane kugira ngo yamenasa abe yaboneka mu bakinnyi equipe ya APR izakoresha muri sezo igiye kuza. Edayer na Richmond Ramute bari mu gatebo kamwe, bakwiye gutekereza bakareba ese koko turabakeneye cyangwa bagiye kurangiza kariyeri zabo. Nk'ubu Lamine Ba yatereza koroza akagenda, ntabwo yabindi equipe hano mu Rwanda yakinira kandi akitwara neza. Ariko uyu munsi agiye kwicara umwaka umwe ibiri, ahabe yararangiye, urasanga kariyeri yararangiye. So numva hakabaho ibindi biganiro birenze ibyabaye, hanyuma uyu mugabo akaba yakwisohokera muri equipe ya APR Football Club. Ndongera kwibutsa ikintu gikomeye cyane, nimba utarakora subscribe kuri iyi channel ya kabiri twafunguye, iya mbere urazi ko yamaze gutakara, yarabuze, dutangira undi murongo, saa yarimo abantu benshi. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo niba utarakanda subscribe ukande, hanyuma twinjirane mu ngamba tumeze neza cyane. Nta mwanya wo gutakaza monami. Kora subscribe byondaho, koresha amagufa agiye atandukanye, unasupporting igihugu. By the way, ni munashaka fagitire za IBM nzazibaha, ariko ni munkandire subscribe. So good. Nta musportif ba sportif abantu batandukanye n'abandi bantu, nibo bantu bigaragaza ahantu hose batabaje. Ubwo rero reka nizere ko bagomba gukora subscribe. Reka twinjire muri equipe ya Rayon. Equipe ya Rayon kuri uyu mugoroba bakoraga ibintu bikomeye cyane, bakoraga ikiganiro n'itangazamakuru, barimo kugenda batangaza byinshi bigiye bitandukanye. Hari ingingo za kuri ebyiri cyangwa kugira ngo tuganireho. Ingingo ya mbere ni ya Rayon Week. Rayon Week igomba kuzatangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munane, bazatangirira mu karere ka Nyanza. No bazatangirira equipe ya Rayon Sport mu karere ka Nyanza, no bazatangirira bakora byinshi bigiye bitandukanye. Bazava mu karere ka Nyanza abajye mu karere ka Ngoma, bava Ngoma abajye mu karere ka Rubavu. Ariko aho hose bazagenda bakina imikino igiye itandukanye ya gicuti. Nk'iyo Nyanza bazakina na Gasogi United, Sofa nta gihindutse. Hanyuma Ingoma bakinira na Gorira. I Rubavu bazakina na equipe ya Etincelle, nta gihindutse, niko bigomba kugenda. Ubwo rero equipe ya Rayon ikomeje ingamba, ariko banatangaje ko ikipe ya Young Africans bagomba kuzajya hano imbere h'iminsi 3 bakora imyitozo hano i Kigali, ndetse bafatanya kuko bigiye bitandukanye, birimo gusura urwibutso ndetse no gufasha abandi bantu bagiye batandukanye. Zose ni events zikomeye cyane tuzakurikirana. Equipe ya Young Africans bazakorana na equipe ya Rayon Sport, niko bitangajwe na Perezida Tadeyo. Ariko ikintu gikomeye kujya kivugisha abantu ni transfer y'umugabo witwa Abedi Biramahire. Uyu mugabo w'umurundi Perezida atangaje ko ku kigero cya 90% yamaze kwinjira muri equipe ya Rayon Sport. Ababyumva bakavuga ko ashobora kuba amaze kwishurwa miliyoni 15, hanyuma hakaba hasigaye miliyoni 10 kugira ngo asinye amasezerano ku buryo buri official akinira equipe ya Rayon amasezerano y'umwaka umwe. Ibyo byose nibiri kugenda bipendinga, gusa Bedi ntabwo arasinya umukono wa nyuma muri equipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo nabyo kotera akorwa twaya tubona abantu bagenda batangaza byinshi bitandukanye, gusa Bedi ni umukinnyi ukenewe cyane muri equipe ya Rayon, ndetse na Rayon Sport akeneye, na Bedi akeneye Rayon Sport cyane. Ubwo rero iyo deal tuzagenda tumenya ibyayo gake tugenda tubiganiraho, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Kuri uyu mugoroba ni ibyo byagendaga bitangazwa, andi na makipe agiye atandukanye kugenda yubaka. Ikipe ya Kigali batangiye imyitozo, ama ekipe nka Gicumbi ikomeje gusinyisha. Uyu munsi nabonye Bwana Desire, perezida wa ekipe ya Gicumbi, yatangaje abarundi bagera kuri 2 bavuye muri ekipe ya Rukinzo Football Club mu gihugu cy'u Burundi.
ubwo nawe tuzagenda tubiganira turebera hamwe Gicumbi nitangira imyitozo tuzagenda tubibabwira. Ibintu bimeze neza cyane, rero njya kwibutsa kuri subscribe nk'abanywanyi bacu, mukoreshe amagurupe agiye atandukanye mudufasha kuzamuka. Byari bimeze neza biri kuri calibre nziza, ariko umwanzi yaje kubyivangamo dutakaza channel. Ariko ndizera ko sofa bizagenda neza ko iminsi izagenda iza, ndabizi ko mbafite nta kintu na kimwe cyananirana. Ni kuri Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'aba sportif. Reka nizere ko buri kimwe cyose kimeze neza cyane, ariko nimunyemerere tuhuza abataalamu. Umugani w'umuvandimwe ati abataalamu kuri kote zose mudukurikirana muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aba diaspora, abantu bari za London turabona neza cyane, abantu bari za Belgique bimeze neza cyane kabisa, ndabakingurukiye mukorere ya gisiyo, ibintu bigenda neza cyane. Abantu bari za Australia no muri Amerika mbifurije kumererwa neza cyane. N'abandi bantu b'abavandimwe mbabona imihanda y'Inyarugenge bagenda bayota ku buryo bukomeye cyane, mwese nimuze, ni kuri Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'aba sportif. Abantu mwese mwakoze subscribe, shout out kuri mwe. Nawe utinangiye imitima ukumva ngomba gukanda subscribe, mwifurije kugira sama nziza. Kwezi kwa karindwi kuremereye, kwezi kwa munane k'umuriro, mu match zitandukanye, amashampiyona agenda atangira. English Premier League imirira garuka bwane tariki 16 kwezi kwa munane, turinjira muri Premier League ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.